Sheri urihe ngo tugende? Ariko ari muri douche. Mama! Mama! Ese sho uyu mutipe kari mwiza. Ni Sheri wawe? Hello? Hello? Oui. Ni sawa ninde? Nitwa Nadia. Uretse ndi busy. Hello? Hello? Oui. Ni sawa ninde? Nitwa Nadia. Uretse ndi busy. nkaba nari ndi kwibaza uko nzabaho niba nzabona undi mama niba ntabwo mbyumva. Igikobwa cyiza umura ndahari sibyo? Umuryango urahari, Imana irahari kandi nawe ubwawe urishoboye sibyo? Nizeye ko muzamba hafi. Nzakuba hafi kose n'imbaraga zanjye zose uko bishoboka kose sibyo? Tukababare twese. Hello? Ni byiza. Ni neza. None se ubundi uranzi njyewe? Nimero yanjye wayikuye he? Sofia Vitesse. Meze neza. Shana nanjye nyine meze neza hari uturimo narindimo ndavuga ntireka ngo hamagare urumva nyine mba ngukumbuye. Oya ni ibisanzwe ni ibirayi ndimo guhata. Yabwo se wowe uriya ukunda kurya ikinyirezina? Turabihuje kweli ahubwo se basi nyine ndashaka nyine uzaze urebe mu rugo ahantu mba tunateke dufata agafunguro nyine oya nta kibazo. Oya ariko narakubwiye ngo ugomba kumva uri umuntu ubohotse kuri njyewe. Sawa gikobwa cyiza. Miss you.
wazashaka umukozi vrema iyi safuriya se ndabivamo asanga akabyara nuko uzashaka umukozi nukuri pe sinazabyivira shira ibiti bihaje se shareba ibintu mbana byihorere nzabyukira sinzi reba iyi mirimo iri hano ariko nibyo umukobwa agomba gukora oya ahubwo nzashaka umukozi uzi urabona nzabivamo we nawe wabyikorera igihe adahari umva ubuze ubunebwe mba mfite aha yewe zana agatebe se ngufashe ngaho kariya hariya agenda ugafata uze wicare hano tuganire unambwire na za gahunda ko byagiye wabyihoreye wa muntu ni amarira gusa amarira se yawe ariko umuhungu wawe sha naramuhamagaye Kelvin anyiryaho kandi ni ukuri duva nshaka ko duhura oya njye ntabwo ntikwiriye yose nyine uko nabonaga ku ifoto nyine yitonze ariko nyine ubona iki se ntabwo ari umwanya cyangwa wabigiyemo naje shana bijyamo nese ko umuntu muhamagara akankupa aragukupa cyane pe kandi ndashaka ko tubonana umva none se ubu se mufashe iki bazi sha simbizi nyine se wamfashe iki nyine tumye uzakora igishoboka sha ndabona nta kintu nagufasha ni ukuri pe we naguhaye none se ni gute umuntu aguha ibiryo bikakunanira kubirya sha gusa nyine nzakomeza ngerageze bitewe wenda n'igihe kitaragera nigeze nawe rwose none se ko nashize n'igihe gitoya we komeza ugerageze urebe bizabore nyine umuntu abagifite ato naringize ngo ni ibindi bindi shaka twiyegereze sha nyine ariko bizafashiriza bizagira biceho narinza ni umuntu umfasha ko gusa urabona ntari kubivamo byayo uretse ibiri mu kariya twese nzashaka umukozi sinabyibwira ko ndi uw'i Kigali ndabona wari uri gukorera akazi mu rugo nibyo nicare mumeze Manzi muziye sarari arahari mushaka cyane namushakaga Daddy ndakumva baragushaka andi makuru yanyu se amakuru meza akazi kaba kamvanze ari kenshi ariko gerageza kubikora bigakunda mwashakaga komere cyane muziye mahoro karibu mvuze ni ngere hano tuganire meze neza cyane amahoro uretse umunaniro nyine w'akazi k'iyi minsi kabaye kenshi ariko nari ndaho nta kibazo twaraburanye inama y'ubushize niwayijemo akazi kaba kabaye kenshi bigatuma hari bimwe bipfira mu bindi ariko mama zirikana ntabwo mba nabatereramo buri gutanga ndabona Manzi agikunze kwiga Manzi kuva mu bwana bwe nuko yari ameze nyakundaga amasomo ariko narabishinga yabaye umuhanga cyane yabaye umuhanga ejo bundi hari ndi kumva ngo ku ivuriro ryabo niwe muganga w'akataraboneka uba ari nanjye amakuru ansanga ahangaha ariko nawe araza akabimbwira ambwira ko wenda kuzamuhindura aho gukorera Manzi felicitation sha komereza Manzi mushiki wawe wese ngo yakira umushyitsi Daddy muhamagare ndumva muhamagara ze wenda niwe yakumva cyane ndumva nazi Sofia Karame papa Nino wakira umushyitsi wese ajya gusuzugura Manzi ntago nsuzugura ariko nshobora kumuhamagara nabi bitewe nuko mfite mu mutwe byivanze
ko ndabona nawe yarakuze muzehe. Yarakuze abakobwa ntibatinda hasi abakobwa bakaba nawe sakunda kwiga umusaza. bana bajya bakunda rero gura amahoro ukaburi koroherwa ibintu bimeze neza nta kibazo. Nanjye kankomeza urugendo ndebe ko nagera mu rugo. nibyo nta mahoro nuko nagize akazi kenshi kakantera umunaniro niyo mpamvu nari mbaye nihengetseho ariko mu buzima nta kindi kibazo mfite. Hari igitekerezo rero nungutse ndagira ngo tuzakiganiraho mu minsi iri imbere. nta kibazo nzagushakira umwanya uzantege uzakire kare kugira ngo utazantungura. nzagushakira umwanya tuganire. Murakoze. Bo manzi yaho komeza n'amasomo yawe ndabona bitoroshye. Bo Sophie sigara amahoro. Ariko wabyeyi ngo nawe ukunda kwiga uzakomereza umere nka musaza wawe sibyo? Iriwe mzee nimero yawe nayigerageje inshuro nyinshi yanga gucamo.
ubundi camo nimwamfata nayo ngize ngo hari ikibazo kiri aho ngaho mu rugo. nta kibazo cyane kandi bari yakatwara hari atanga telefone nayo muze ko nagushakaga byihutirwa ko hari ikintu nashaka ko tuganiraho.